hari ikintu abantu birengagiza rero, kuza ukarira ukavuga biriya byose iki, wowe uri shyashya. Bruce Melody buriya nawe turabizi ko hari abantu nawe batamuvuga neza, sibyo? Hari abantu bakoranye urumva b'inshuti ze, urugero nka ba Maji urumva, nabandi nawe baza bakamurabura akavuga ati nawe waragafashe uratwibagirwa. Gusa hari n'abantu bakundira Bruce Melody kubera yuko nyine we namarira bafite se, aza yisekera mumuvuga y'ibintu yisekera ibintu by'iki. Ariko Bruce Melody ibi bintu yatangiye bisa nkaho nawe ari ibintu nyine bitari byiza. Yago nibatumye se anasohoka akigira hariya atuye Kampala, yazamuye abahanzi bangana iki. Bash Kevin ubu si bakwiye kumushimira, yabahaye ama platform. Ariko aho nanjye mvugira ko bamukomanyirije urumva ni ukuntu mane bagiye bakamuzira ngo buriya Melody ni uhitamo ngo abantu basigara naho agenda. Kwa Coach Gaye mpaye ntabwo ari kwa Coach Gaye 155 yasigiye Kenny Coach yarayihunze urumva. Gusa ngo nyine ari kurabyumva n'ubundi ni yare ni ikiryango. Gusa nyine ngo Melody buriya ngiye mutareba nyijisho ryiza urumva rero ngo nabari abapeti bose nyine hari ukuntu byose batatandukanye neza urumva ko Melody nyine niyo ari we muntu wakabavuganiye bakaba bari gusohokamo, egare kutumvikana na Kenny na Melody birimo ko batari kumvikana. What's up people, ni umuhungu wanyu Pati, tugarutse kuvuga ku bintu byinshi bitandukanye biri kubera social media hahiye. Bruce Melody aragira ati ngewe ubugambanyi bwanyu ndaburambiwe, Miki na Regis rwambikanye. Ariko uyu munsi reka kwa Muyango Muyango na Kimenyi yari n'amatiku ya famille biriya, ariko nzaza mbaye version OG. Gusa kwa Bruce Melody niho nshaka duhere kuko ni mu big star ugereranyije nawe bose turi kuvuga. Iyo tumubonye akaboro katari keza nyine akantu kagakosa yakoze tuba twumva tubabaye cyane. Buriya ni big star, utagakwiye kujya nawe ku mbuga nyine agiye kuzana amarira urumva. Utagakwiye kuza ku mbuga aze muri buriya buryo twamubonye nyine muri iriya live. Bruce Melody ubundi iriya live ngera nitezemo ko agiye kudukubitira ya mishinga ya Diamond Maforisa urumva, ziriya ngoma zomba akazitubwiraho byimbitse pana nyine kubyumva mu makuru. Nabari abanyamakuru badafite na story zihagije nyine n'amakuru ahagije yo kubivugaho kurusha nyir'ubwite ari we Bruce Melody. Nda live kabisa, live yatunguye abantu benshi kubera ko nta muntu yumvishaga ko Bruce Melody ari buze azana amarira. And even a big uncle Dumba yaje avuga ko muri abintu bitagakwiye kabisa. Urumva ibintu nka ba Dumba babaza nyine n'abajama nabo bakuru muri iyi industry babumva ibintu ku giti cyabo, ariko muri rusange big picture ntabwo Bruce Melody yakaje nyine ari kuvuga ati ngewe ngo mwarangambaniye, ngo ngewe ngo nanjye nabarabura, ngo nanjye nkugambaniye, ngo hari abantu nanjye nakoraho ngo bakakukina nyine tuboro tw'nkuru. Bruce Melody tumumenyereye ari umujama man, ibyo byose wabirenze. Gusa hari n'abantu bakundira Bruce Melody kubera yuko nyine we namarira bafite se, aza yisekera mumuvuga y'ibintu yisekera ibintu by'iki. Ariko Bruce Melody ibi bintu yatangiye bisa nkaho nawe ari ibintu nyine bitari byiza, aho kugira bigira icyo byongera kuri iyi career yiwe amaze kubaka urumva, kugeza agira izina nka ririya tuvuga abanyarwanda hafi ya bose miliyoni zirenga 14 bakaba bazi cyangwa bakashobora kumva Bruce Melody. Ariko zungu tuvuge ko nanone biba biri necessary ko every time every moment yajya akirengagiza abantu bazamwicira izina nyine. Wese ni shyashya erega ntago hari ikintu abantu birengagiza rero, kuza ukarira ukavuga biriya byose iki, wowe uri shyashya.
Bruce Melody buriya nawe turabizi ko hari abantu nawe batamuvuga neza sibyo hari abantu bakoranye urumva b'inshuti ze urugero nka ba Maji urumva nabandi nawe baza bakamurabura akavuga ati nawe waragafashe uratwibagirwa turakwaka korabo ukiriza nyine nawe ukadukatira ukatuburira umwanya kandi we akiri hasi urumva bariya bari aba big brad urumva nibo muntu bamufashije nibo bantu bamufashije urumva rero na Bruce Melody yari kuza yiriza nawe abayirengagije ko nawe hari abantu yirengagije urumva kandi bagize itafari bashyira ku muziki we Bruce Melody yagaragaye kuri Instagram live ari kurira avuga amagambo nyine ubona naje nk'ibisanzwe reka mubwire ikintu kiri kubitera rero utarayirengaho no guciye mu ijambo Bruce Melody ashobora kuba nawe atangiye kugira aka depression urumva wumvishe no muri iriya live byivugira ngo bro ngo ahantu ngo twarenze depression ngo bro depression yose wayirenga reka abantu bo muri generation ye ngo ntago bagira utwo tuntu bro depression ibaho iragukubita Bruce Melody rero nawe hari ukuntu yatwikaga mbere urumva Melody atajya abura umuziki hafi buri kwezi man ahubwo mu kwezi ugasanga ashaka kubatamo n'inshuro irenze imwe kandi benga za danje zikinwa mu maklabu urumva benga zaje zigafata imihanda nka za Bado urumva ikinyafu benga zirenze nka za Katerina Samoya ariko yega Bruce Melody we bana ari igihe tuvuga umuntu ukagira aroroheje urumva undi Bruce Melody ni umuntu ngiye mbona yarenze urwo rwego rwo kuza yirirwa ngo umunyamakuru yamvuze bro uri muri showbiz urumva ari muri showbiz ariko urebye Melody nawe baramwiyari none se niki bamwatatseho batamwatatseho mbere newe yavuze ko ubundi we yaje iriya live nyine yavugaga ko basanzwe babikora ariko yabibutsaga ko bitagakwiriye nyine tugomba gusapotinga tukubaka igihugu oya we nkande se urumva icyambere cyo ikintu cyababajije Melody nuko batangiye kujora ziriya projet afite zitarasohoka yaba projet afitanye na Diamond Platnumz abantu batangira nyine guhita bayigereranya n'izindi yakoze bake-expectinga n'ibigomba kuyivamo ati bitagenze gutya yaba dutengushye urumva iyi hit ije nibe hit Melody twatumunyujemo ijisho already urumva abantu batangiye kugutega iminsi urumva ati Melody nawe se azabikora nka The Ben indirimbo yifatwe na Diamond kaba ari agasuzuguro ngese Melody ubundi yarakwiriye kuba ngakiri guhigira muri East Africa cyangwa yakaba ajya West Africa nyine agakomereza mu rwego rw'aba Niger urumva kuko urumva umuntu already ufitanye ball na Joboy urumva nyine ni umuntu wambutse nyine warenze ubundi East Africa niko nabivuga ariko nitwirengagize ko Diamond Platnumz ari big deal atari muri East Africa ahubwo muri Africa yose urumva Diamond ni big deal wa dance urumva yego rero Melody kubona nyine boro bashyiramo imbaraga kandi bitanaboroheye kuko buriya Diamond arahenda bya dance noneho ku muntu nka Bruce Melody nyine wakundaga kuba ari kumwe na Harmonize cyane kandi Harmonize akaba afitanye beef na Diamond Platnumz icyo gihe rero bari abaniga bo beef zabo ziba ari seriye bro urumva hahandi kuvuga ngo akabari Diamond yamwereyemo Harmonize nakazemo urumva aho Harmonize yaririmbye no habona abapampe ba Diamond urumva kandi ari ibitaramo biba byatigishije umujyi rero kuba byonyine wari ufitanye ubushuti ufitanye n'ingoma nka za Zanzibar urumva n'izindi na Harmonize bafitanye amashoka menshi ariko ibyo byose Bruce Melody nyine birayi ibintu hafi kabisa nyine ikintu gihari cyo urumva ntago biba byaramworoheye kubona iyo projet ni boro baba barashoyemo ibiceri byinshi urumva kubera ko nanone Diamond ntago ari inshuti ya Bruce Melody
ngo babiciringa gutya ngo ngamuhereze urishyura hariya bro. Nicyo management ya Diamond yavuze mu minsi yashize ati twebwe Diamond twamushoyemo urumva tuguma tumushoramo ubu ngubu nibwo turi gusarura. Urumva icyo kintu bitandukanye no mu Rwanda uzi ukabona ngo Rose kanangagiye muri Rebo ngahise yongera asohokamo. Urumva na change muri kubona zabayeho nyine yaba ku rwego rwa Rebo muramenyekana yego urumva ariko iyo mutangiye nyine kudahuza igare nyine management yapfuye. Urumva ni gute se umurara kunanira gute umurara kunanira ku managing birayi bora ariko nabyo biterwa rero hariya naho bakavuga ati Melody abifitemo uruhare gute rero biriya byo kugenda kwa bari abahanzi ngo buriya Melody ni uhitamo ngo abantu basigara naho bagenda kwa Coach Gael mpaye ntabwo ari kwa Coach Gael 155 yasigiye Kenny Coach yarayihunze. Urumva gusa ngo nyine ari kurabyumva n'ubundi ni yare n'ikiryango gusa nyine ngo Melody buriya ngiyo mutareba nyijisho ryiza urumva rero ngo nabari abapeti bose nyine hari ukuntu byose batatandukanye neza. Urumva ko Melody nyine ni ari we muntu wakabavuganye ye bakaba bari gusohokamo egare kutumvikana na Kenny na Melody birimo ko batari kumvikana buretse kunyobya bro. Hano ngaha naje ku kirego cy'amarira ya Melody guhera 2015 nibwo nyine yatangiye gusakuza cyane. Urumva nibwo buriya yagize amahiti ya danje ziriya zindi byibagirwa hariya akira aho ngaha gwirirana ni nk'abandi underground bose nyine uko bari kugwirirana ariko 2015 niho Melody yiterekeye ku ikarita y'umuziki nyarwanda neza. Urumva za ikinya zikiri gusohoka bro za benga twabyinaga. Urumva rero Melody kumubona nonaha nyuma y'imyaka 10 2025 mu sheri. Urumva ahubwo turi mu cya kabiri cy'umwaka twakabaye tuvuga ati turi mu ntango za 2023 rero kubona Melody aribwo afitemo amarira ahubwo se nyuma y'imyaka 10 ramuniga kazayiriza kandi bivuga ko nayo hari abantu Melody se nta nyundo yagiye nawe kubita abantu bose bamuvuga neza bamajizi sinabikubwiye kuntu baba bamuvuga. Urumva hari n'utundi tunyamakuru buriya urumva nabariya nyengo ngo ni mubi iryo shaza se rirashira iyo munyamakuru akubwiye ngo ni mubi nawe ukaza ukabyasaza kuriya se iryo shaza riba rishize bro. Ahubwo niyicare hamwe urumva amenye yuko nyine ariko bimeze umuntu namugambanira nawe ature hasi niba bishoboye. Ndabizi nyine ari byo nuzi ntabyo ashoboye wese yaba bishoboye se akaza kwirirwa avuga ibiki yiriza nyine. Urumva mani Badman nasara wari wabona Burna Boy yaje ku mbuga yasaze Wizkid wari wumva yasaze reka bari abajama n'abantu reka nabo bajama bakuru fata na Rema byonyine Rema kuri hit ze zingahe yahise none anitereka ku ikarita y'umuziki wa Nigeria aravuga ati Afrobeat ntago ikiri big 3 ubu ni big 4. Urumva ahita yitereka hagati ya Davido yitereka hagati ya Wizkid na Burna Boy aravuga ati ubu ngubu ni big 4 bro. Urumva rero mu Rwanda ni ari ubu confidence buke niba ari n'ubwo abajama baba bafite yuko nagahita gashobora gushira bro kuko iyo umuntu atangiye kuririmba umugani ziriya ni umusanyi ngo niba bizi. Urumva ziriya ndirimbo ntabwo ari we tuzi analika ki baby kidege Katerina bro ariko tubora twumva ma. Urumva aherutse gusohora album iriya album ye ntago yatwitse kuri izi mbuga za YouTube mumenyereye. Iriya album ye yarabimukoreye za Spotify buriya za Spotify afiteho streams nyinshi mu Rwanda we na Mbonyi n'abandi bahanzi bakuru ariko Melody nyine abarimo abantu bari kuzitwikisha hariya Spotify kandi ngo ni nayo itanga ibiceri bya danje gusa nyine hari quality Melody yatwibagije man. Urumva hari ikintu Melody yagiraga mu muziki yiwe urumva
ku buryo wumvaga ukumva nyine urabyinitse se urumva nyine abakobwa bafite ubushyuhe ba DJ Pius man urumva Rick Zobor rero hari ikintu Melody nagabanya amarira urumva ahubwo nakore yongera confirm abantu yuko ibyo bamuvugaho atari byo ariko bro Melody arakora shuri nese ko cyari kuza kuri la collaboration yari gukora nizo yakoze mu minsi yashize rero gukora kwe urumva akikorana ni engaging abanyamakuru niko kabi nabaho baryeho wallahi oya bro naga ari ukuvuga ruswa urumva niba ushaka ko umuntu akuvugwa nawe umuha ku mafaranga rero abanyamakuru nabo barashonje ariko se YouTube niba navuga ko rega kujya kubuvuga nabi ko abanyamakuru no gushaka karicyo rero ako karya kabahaye urumva nago bamuvuga nabi abajama barishyura ariko abanyamakuru abajama barishyura oya fata aba big we fata abanyamakuru barenze urumva handi uvuga ndakagucecekesha ubona ibintu kasukusajya mukorera hariya kumvuga bayumva umuntu uvuga nabi se usibye domba wihaze urumva umuntu ku mbuga wifata kaburanya kasuku kuri Melody urumva nyine Bruce Melody ne adashaka ko bamuvuga nabi urumva nabakorere projet urumva avuga ati gutya na gutya urumva wenda gutunze nawe baho urumva nakora igitaramo afate shene y'abanyamakuru ubonye se Ben bacyamwumva se bamuvuga ngarereza ngo sentongo wapi bro urumva uriya muniga yagiye UG Kampala urumva akusanya abanyamakuru hafi ya bose mu Rwanda bari bashizemo ba showbiz arabajyana abishyura hotel abishyurira iki bamurira ku mufuka urumva yari afite team ngari bya danje urumva ari naho yahise ahurira na Diamond bagakora ikindi gitaramo urumva cyagiye helicopter yaciye ibintu ngo yavuye muri studio na Melody ngahita ajya kwa The Ben urumva utwo tuboro twose n'utuntu rega nuzuriya naga y'umureba Diamond nyine none se yego rero nicyo kintu ugomba kumenya yuko urumva Melody nawe kugira nyine agira abantu bamuvuga man urumva ariko uzi ko buriya niyo abantu batari kukuvuga se kandi uri umusani uzi ko nabwo uba warasubiye inyuma se ase ku buryo bakuvuga ibintu biri negative aya man nta negativity Melody none se nibamye babimuvugaho no bwa mbere none se kuki ari bwajize ahubwo nuko nawe creativity mu binakora ari ukuntu ubunyunyuzi urumva nase ndirimba heruka yatwitse niyihe siri ari kumwe na Bwiza ari kumwe ya se y'amatora ugira ngo ni na Bwiza ahubwo ngo wamushituye ngo nase siyo ngoma Melody heruka kuba arimo nyine yafashe igihugu ingoma ikagenda igatwika urumva nase kubera icyo atiterekana none adukubite banga za danje adukubite imiziki ya danje abo bana bacecekesha ko byoroshye Melody wijya ku mbuga mani ngurire jya muri studio nundi baravuga mani ngo igisubizo cy'abantu bakwanga tuno gutera imbere no gukora bakora boro zirenze ukabihorera naga ari ukuza icyo nicyo gisubizo cy'abantu bakwanga ngo ngiwe ngo nana batamo ngo ngiwe ngo mumubona ndi ibifurisi ngo ngiwe ngo nanitamo imiriro ngo ngiwe ngo uzi ko utwo tuboro ntuheruka batuvuga kuri Yago Pundati uri kutununga aririza ngo umunyamakuru ngo wiriza ngo buri gihe aririza rero na Melody niba ashaka kujya muri uwo mujyo bro njye mbimubwiye nk'umuntu ukunda umuziki we urumva nta hate irimo hano hantu Melody nakore ariko kandi yahoze akora kandi ari no gukora ariko se kuki atabihoreye iyo ndirimbo bahora bavuga azayisohore bazibishe ubwayo ibyo ngibyo yabikora ariko nanone yaraje kubabwira ko twese turi abanyarwanda just dufite gusapotingana tukagera ku kintu cyiza tudafite kuba dufite hate mu mitima yacu ibyo biboro Yago yabivuze bikangaye Yago nibatumye se anasohoka akigira hari yatuye Kampala
Yago se ni ari kuri movie irenze mu banyamakuru bari mu Rwanda urumva bakora izi content none we ari no muri showbiz cyane atumira abahanzi yazamuye abahanzi bangana iki Bash Kevin ubusi bakwiye kumushimira yabahaye ama platform Yago yarafite platform ba papa cyangwe bose ni yabahaye platform urumva Yago yari kuri movie irenze urumva ariko aho nanjye mvugira ko bamukomanyirije urumva nukuntu mane bagiye bakamuzimya urumva umusaza baragiye baramuzimya OG gutya urumva ubu ni Yago nawe namarira kigira nyine yucecetse baravuga ati nyine kurira ngo byashize urumva ariko bra this industry urumva uyibaye mufite umutima woroshye wanaturika Melody rero tumenyereye nk'intare urumva kugira nyine ataza nyine nawe gusandara ataza kwangiza byinshi yubatse igihe kinini tunamukundira urumva aho kusubizanya nabo yabihora nyine umumenyereye arakurabura none se kuki yicishije bugufi kuri kuki yaje nyine ubona ari Melody wacitse intege bro garuka turagukeneye bro urumva Melody ni gute azariko noneho yari ameze gutyo aga telefone wakaye gateretse hasi ngewe nabarabura Melody muhamagaye kangahe mugane nanjye ngo nza abantu no bro that's not a Bruce Melody we used to know urumva Bruce Melody tuzi neza ni wa wundi nawe witereka akaka ikiganiro n'umunyamakuru yiyambariye n'agasengeri ubona ko ari relax hanyuma nawe akabatamo kabwa mwavuze ibi akakibabwira mwavuze ibi ariko nubura aho ngaho umunyamakuru ngo yavuze ko indirimbo ngo mfitanye ngo na Diamond itari nziza nanjye nzamurabura abantu bose so barabura ariko buriya n'ubundi muri iyi minsi azabatamo man oya we Melody yakoze birarangira hari nagaruke mu ishusho yo kurira surebe ko none atagenda arangira Melody kugira agaruke no top nuko aba wa Melody tuzi urumva wa mu Melody babwiza ukuri urumva wa mu Melody za nyine nka gutyo babivuze utapfa kumenyera ubwira ngo uri mubi akazana imbere ya kamera akubwira ati tariko mu murebe nawe ni mubi kundusha urumva wa mu Melody nyine wali lion urumva ntare Melody ubundi mana acyaza abantu no kubarangira umugani wa Dumba we urumva abantu none iyo utangiye kwerekana intege nke zawe ni abantu bagufatira urumva iyo umuntu yagutwaye mu mujyo wiwe urumva wo kwihorera umujyo wo kwandagazanya urumva ni hagenda akagufungira akagukubita urumva ntago igisiga wakirwanyiriza mu kirere urumva kiraguruka kigutamo inzoka urumva inzoka kugira igisiga kifate neza kiyemeza kirayiterura kikayijyana mu kirere urumva ku buryo ya nzoka ibona ko itari mu bwami bwayo urumva ariko n'ubundi none rero Melody ntabwo yakafasha abantu bari kumujyanira mu kantu k'agasanduku kabo ko gusebyanya ko kuvuga ibintu bibi urumva ko kwandagaza ibintu urumva ngabari kajyamo ahubwo we yagatumye baguma nyine kwibaza wahita dusubiza urugero ujye ubona nka Wizkid hari umuntu umuvuga nayo ngo ubone yaje ku mbuga yayaye ngo yamusubije Baba na Boys uko Melody nawe akwiye we kwigumira mu gitereko yishyizemo urumva ahantu yakoreye ari urumva abo bamuvugira hano bamara kubona kumuvuga nabi nta kintu biri kubagezaho n'ubundi ari kuguma atera imbere barizana ariko Melody yabasanzeyo baramumanura nyine kuko bafite na hate urumva bamufitiye na hate bo baramumanura nje nama nagira Melody nayo no kuvundi no kubera iki bamwibasira si big stars kubera cyundi bamuvuga nabi manu ya no mu Rwanda Melody se mu Rwanda none se ninduza kwigarika
sibye The Ben wigaritse bikamukundira nyine imbere ya Melody urumva umuntu yavuye muri Amerika arongera araza gufatana umuziki ariko ari we wari ufite gutumbwira ko utari kugenda nyine utwereka intege nyinshi urumva akanyafu kunda wavuga ugomba kuba kubitaka urumva ya spirit ya Melody nyine urumva wa Melody wavugaga ngo indirimbo nimbi kagutamo umuziki umwe 2 3 hit after hit wowe noneho nk'umunyamakuru nanaguha interview ukajya kumureba nk'abandi bafana bose urumva no Melody bro no Melody urumva Melody rero nahagaru Bruce Melody ariko basi bundi Bruce Melody we yari gutekereza n'umuntu ugomba ku n'umuntu wamuvuga nabi nabiyambyireho na effect nini yego kusanga none se uragira ngo abafana ba Bruce Melody kuvuga ngo indirimbo izaza ari mbi ngo indirimbo iki urumva hari ikintu ugira ngo biba bibatwayeho bo barategereza bakareba abanyarwanda bakunda show buriya nta muntu wabeshya abanyarwanda umunyarwanda se wamubeshya umunyarwanda se wamubeshya gute bakunda quality bro iyo wakoze ikintu cyiza bakijyamo ntago bumvira nta mabwire bajya bagira urumva kandi nanone iyo wakoze ubufu ntago babureba none se urugero ko Element yasohoye iriya ngoma Tombi ni hari inkuru za M23 ari zafashe nyine se media yose ari M23 n'abasani bakoraga showbiz bari kwivugira Makenga bakavugana Kisekedi n'abandi ba generali urumva none za ko Kitombe yaje nyine ikaboostinga kuri kabiri kugera muri miliyoni 7 n'umuziki mwiza man music ni umuziki mwiza ni umuntu abatamo ibintu byiza n'ubundi yasohoye ikintu mu muzika ari cyiza and then mugahita mwirukira ku kireba ariko n'ubwo yakora ibintu by'ubufu aragisora n'ubundi mwese mu muzika ari ubufu niyo wumvishe nanugira nyine inspiration zo kujya ku kireba uzikiyo ngoma se byanamutwikira ahubwo kuyivugana nabi nanone kuko hari umuntu uvuga ngo ya ngoma basohoye nimbi nje ntari nyiza nanjye ngahita njya kuyireba koko niba iyo ngoma nimbi kimwe nuko nanone hari utajyayo urumva ubaze iyo ngoma ko numva bavuga ko ari mbi akamatsi kabaho urumva ariko ubundi ngenzi ko kugira ngo indirimbo yamenyekane cyane nuko ibakinwa ahantu henshi ngajya ku muhanda nkayumva nakikoza haruguru nkayumva kuri gare nkayumva none se urashwana n'abanyamakuru bazazikineye kari kwa kundi nyine uvuga ngo nge stream ngo nkora stream abanyarwanda se bakoresha Spotify bangahe n'abasirimu nyine bakine yego n'abasirimu kandi wowe Bruce Melody urumva na mane tujya tubwizanya kuri abajama bacu ntago bararenga kuri level yo mu Rwanda kurenga kuri level yo mu Rwanda ni gihe twa Stade Amahoro tuba twabaye petit urumva stade nk'iriya nyine akayifata akajya yipfuka urumva iyo umaze kugira highlighting eshatu wapfutse Amahoro yabe murangora baraza urumva wajya kwipima no muri za TZ nyine ukabona abafana baje bazanye umutima man urumva bataziye mu Kigali umva singiye nta nubwo nshaka kuguma kubivugaho gusa cyo navuga wa Melody nabe wa Melody ntago ari ibyo bro Melody yahoze ari intare byo kuza kuri ya live ziri do agatelefone yayo agashiza ngo ubundi muzi gute ko ntanjye ntabarabura nge numvisha ari agatiku shaho oya Melody ni umusaza Melody ni umuntu wa danger bro na experience afite benshi no muri abo banyamakuru bari guserera yaro nabatanze mu bintu urumva nta kintu baza atazi muri showbiz gute se umuntu ujejo wowe utumurongo wawe wihaye nka Melody ukajya mu murongo aya bari abanyamakuru aya wemvugisha ngenda nabyanzuye kawigendeye